Yes, katwongeye tubereze ikaze ku YouTube channel ya Rwanda ni Future ndetse tunabifurize ibi byiza no kugubwa neza muherere hose mwebwe tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abagezweho hirya no hino abari gucicikana by'umwihariko ya makuru rwose buri umwe wese aba akwiye kumenya abagenewe buri munyarwanda wese. Umwanya rero icyo aya makuru yacu agiye kwibandaho ni itangazo ryihutirwa by'umwihariko ku banyeshuri bose bakoze ikizami cya leta cy'umwaka wa 2024 2025. Ni itangazo risohowe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutegura ibizamini bya leta ku bufatanye na REB, ikigo gishinzwe uburezi hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ni itangazo rireba buri umwe wese wakoze ikizami cya leta cy'umwaka wa 2024 2025 ndetse n'ababyeyi bose bafite abanyeshuri biga hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo rero riragaruka ku bintu bigera kuri bitatu, yuko ni itangazo ryasohowe na NESA, ikigo gishinzwe gutegura ibizami bya leta ku bufatanye na REB, ikigo gishinzwe uburezi hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo rero ibintu rigiye kugarukaho mbere na mbere rwose riraza rimara amatsiko abanyeshuri bose bakoze ikizami cya leta cy'umwaka wa 2024 2025. Ikindi iri tangazo rigarukaho rwose ni ikijyanye n'amahirwe yahawe abanyeshuri bose bakoze ikizami cya leta cy'umwaka wa 2024 2025, amahirwe atarigeze ahabwa abandi banyeshuri bose banga mu gihugu cy'u Rwanda. Abakoze ikizami cya leta cy'umwaka bohi bayashyiriweho ndetse n'abazakurikira iki ngiki, aya mahirwe bazayahabwa yahawe abanyarwanda bose muri rusange bakoze ikizamini cya leta. Ikindi rero ni ubutumwa REB yageneye ababyeyi bose bafite abanyeshuri biga hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ngo ikaze rero ndetse nanakwifurize ibi byiza aho uherereye hose, kora subscribe kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo Rwanda ni Future kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu biganiro ndetse n'amakuru ajya atandukanye abagezweho hirya no hino ari gucicikana. By'umwihariko buri ikintu cya mbere ni amakuru. Nimba uzi yuko nta makuru urya uba ufite utari kumenya ibiri gucicikana, uzamenye ko nta kintu na kimwe uba wicaranye nk'umunyarwanda. Uzamenye yuko isaha ku isaha ikintu cyakwituraho rwose ugatungurwa bitewe nuko utaba wakurikiranye amakuru kandi yakurikiranire ku gihe. Rero bityo rero kugira ngo uzajye uhora witeguye rwose buri kimwe kiri ku murongo, nuko wakanda subscribe kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo ndetse n'amakuru abagezweho hirya no hino hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Rwanda ni Future. Rero mbere na mbere reka tubanze duhere ku butumwa REB yageneye ababyeyi mwese mufite abana bakoze ikizami cya leta cy'umwaka wa 2024 2025 ndetse mufite n'abana biga mu yandi mashuri cyangwa se mu yindi myaka atari abakoze ikizami cya leta gusa. REB rwose irimo ishishikariza ababyeyi nk'uko yabitangaje kuba batangira kwitegura rwose hakiri kare, kuba bagurira abana babo ibikoresho by'ishuri cyangwa se gutegura buri kimwe cyose hakiri kare, kubera yuko bitarenze mu kwezi kwa 9 ku itariki 7 abanyeshuri bose bazaba basubiye ku ishuri. Ari nayo mpamvu REB ku bufatanye na NESA byashyize hamwe bigasohora iri tangazo ry'igihe amanota y'ibizamini bya leta azasohokera. Ubundi ibingibi ni bitari bimenyerewe hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, yuko hatangazwa igihe amanota y'ibizamini bya leta azasohokera habura iminsi kisigaje kugira asohoke. Ahubwo amanota bajyaga batangaza igihe azasohokera habura nk'iminsi 5 gusa kugira asohoke. Nyuma y'uko rero bagiye bakira ubutumwa bw'ababyeyi bugiye butandukanye, ababyeyi basaba yuko bajyaga babamenyesha kare kugira ngo babone uburyo bitegura abanyeshuri bazagere ku ishuri ku gihe. Rero bifuje gusohora iri tangazo kare kugira ababyeyi batangire kwitegura ndetse banabibashishikariza kwitegura hakiri kare, abanyeshuri bose bakazagera ku gihe. Ikindi rwose REB bagarutseho nuko icyumweru cyazaga gihabwa abanyeshuri bakoze ikizami cya leta batazahabwa kino cyumweru, ahubwo abanyeshuri bose bazagera ku ishuri rimwe. Rero mubyeyi aho uri, nizere yuko wamaze kubyumva neza. Reka noneho tugaruke ku mahirwe yahawe abanyeshuri bose bakoze ibizami bya leta by'umwaka wa 2024 2025, hanyuma turi busoreze ku itariki amanota y'ibizami bya leta azasohokeraho hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko byatangajwe na REB ku bufatanye na NESA, ikigo gishinzwe gutegura ibizami bya leta hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Byamaze kwemezwa rero neza yuko
rwose bitarenze ku itariki 24 ariho agaseke kazapfundurwa rwose kuri buri munyeshuri, ndetse amahirwe yatanzwe kuri buri munyeshuri wese wakoze ibizami bya leta, amahirwe ahari atarigeze ahabwa abandi banyeshuri bose, ari uko uyu mwaka buri munyeshuri mu manota yakoreye mu ishuri 10% kuri ayo manota azakurwaho agashyirwa ku yakoreye mu bizami bya leta. Birumvikana neza yuko muri buri somo mu bizami bya leta wakoreye ku manota 90, ayandi 10 azakurwa ku yakoreye mu ishuri. Nimba warakoze amanota yo mu ishuri ukayakorera neza rwose nta mpungenge, bizamuka bikora tugira ubwoba ndetse no kubishidikanyaho, ibizamini bya leta ugomba kubitsinda bitewe n'amahirwe mwamaze guhabwa n'ikigo gishinzwe gutegura ibizami bya leta kufatanye na NESA, kufatanye na REB, gatoya ikigo gishinzwe uburezi hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Naho rero amanota y'ibizami bya leta azasohoka mu kwezi kwa 9, ariko turi kwerekeramo nako mw'uku kwezi kwa 8, ariko turimo ku itariki 24 nk'uko byatangajwe. Reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza ndetse mukomeze no kugubwa neza muherereye hose, kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu biganiro ndetse n'amakuru ajya atandukanye abagezwaho hirya no hino kuri uyu muyoboro mugari wacu w'ibyegeranyo wa Rwanda Future hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ciao ciao.